Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, dushimiye Imana muri iki gitondo, n'ubuntu Imana yatugiriye, n'ubuntu Imana yakugiriye, kuba ugihumeka umwuka bazima, kuba ngihumeka umwuka bazima, n'ishimwe rikomeye. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Reka nkubwire mwene data, wowe udukurikirana kuri Dufite Imana TV, Imana iguhe umugisha. Niba utarakanda subscribe uyikore kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ijambo ry'Imana, kandi tubashimiye uburyo murisharinga, mukarehereza abandi, mugakora komenti. Imana ibahe umugisha, Data wo mu ijuru abiteho muri iki gitondo, abagirire neza. Reka dushime Imana uburyo ibana natwe ibihe byose, uburyo iba mu buzima bwacu. Ni ukuri Imana yo mu ijuru, dushimiye Imana kubw'imbaraga zayo n'ubutware bwayo. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana yo guhimbazwa, Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Turagushimiye muri iki gitondo ko warinze mwene data, ndagushimiye ko warinze imiryango yacu. Uhabwe icyubahiro, ushimwe, haleluya, uhimbazwe Yesu Kristo. Ndagushimiye kuko uri umunyembaraga, uri umunyembabazi, uri umunyempuhwe. Ishimwe n'icyubahiro nibe bijyane mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Matayo ibice 3, turasoma n'umurongo wa 11. Aravuga ngo, njyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto. Imana ishimwe. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro, amen. Uyu ni Yohana umubatiza, yari ariho abatiza, aravuga ngo ariko njyewe ntibinkwiriye. Yesu ashimwe, haleluya, haleluya, haleluya. Aravuga ngo njyewe ntabwo binkwiriye, ngo njyewe ndabatirisha amazi, ngo ariko nyuma yanjye hari uzaza, ngo niwe uzabatirisha umwuka wera, Imana ishimwe, n'umuriro. Yesu ashimwe, ngo nta nubwo binkwiriye no kumwegera, nta nubwo binkwiriye no kumufungura udushumi tw'inkweto. Imana ishimwe, haleluya. Yohana umubatiza yumva inyuma ye hari umuruta ubushobozi, yumva inyuma ye hari umurusha ubutware, yumva inyuma ye hari umurusha, Imana ishimwe, imirimo n'ibitangaza. Aravuga ngo njyewe nta nubwo binankwiriye no kumufungura udushumi no kumutwaza inkweto. Imana ishimwe, haleluya. Agira icyiciro yumva ahagazemo, Imana ishimwe, agira icyiciro yumva atarenga, haleluya. Aravuga ngo Yesu ashimwe, njyewe ngo ndababatirisha amazi n'umuriro, ariko ngo Yesu ngo abwira Yohana, ngo aramubwira ngo emera ubikore. Imana ishimwe, emera ubikore kugira ngo, Imana ishimwe, usohoze gukiranuka. Imana ishimwe, ngo Yohana umubatiza ngo arangije ngo abatiza Yesu, Imana ishimwe, kubwo guca bugufi, haleluya. Reka nkubwire, kubwo guca bugufi Imana yo mu ijuru ikugarutseho, kubwo guca bugufi Imana ikugarutseho. Imana ishimwe, ngo arangije Yohana umubatiza ngo abatiza Yesu, ngo Yesu arangije asohoza gukiranuka. Imana ishimwe, ryari isezerano. Reka mwuka wera akora imirimo. Mwuka wera ni ikoranabuhanga mu buzima bwacu. Ntawamenya mwuka wera uburyo akora, ntawamenya mwuka wera uburyo ahambaye. Mwuka wera akora mu bumana bwayo. Imana ishimwe, arangije aravuga ngo hari uzaza hanyuma yanjye. Reka nkubwire, hari uzaza nyuma ya haleluya y'ubuzima bwawe. Ni Kristo Yesu, niwe ukwiriye gukora ku buzima bwawe, niwe ukwiriye guhindura imibereho, niwe ukwiriye guhindura ibyakunaniye. Imana ishimwe, Yohana umubatiza arahishurirwa, aravuga ngo hanyuma yanjye ngo hari uzaza, ngo azabatirisha mwuka wera, mwuka wera. Yesu ashimwe. Reka nkubwire, Yesu Kristo nta wundi watanga mwuka wera uretse Yesu Kristo wenyine. Nta wundi wakugarukaho uretse Yesu Kristo wenyine. Nta wundi wahindura ubuzima bwawe uretse Yesu Kristo wenyine. Reka nkubwire, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi kugire neza. Amahoro y'Imana abane nawe, mu izina rya Yesu.